Ese uracyari muri The Guardian Square ko tutakikubona? Uyu muntu ubu ntabwo aririmbamo. Okay. Umugore or girlfriend. Ehe. Ni famiye Louange, ntago nabura rwose kubavuga, muri abantu b'agaciro cyane. Reka tujye dushimira abantu bakiriho. Aimable ni uwari ufite ni Iwacu Records, ni studio. Paparika Jerome kabisa ndamushimiye cyane. Ni ibihe bihe bibi byakubayeho utazibagirwa? Ko ari byinshi. Nzamusanganira ubwazabaje, ubwazabagarutse kutujyana, nzamumenya. Ijwi ryaragiye kweli. Ibihe byiza ku bantu mwese mukurikiye Unity Star TV, by'umwihariko abankunda nka HL Beats, abankunda nka Shams, abankunda nka Iradukunda, ayo mazina yose nayanjye. Hanyuma ikinzanye ubu ngubu nje gusubiza ibibazo abantu benshi bagiye bambaza. Nababwiye ko hari content nshya. Iyo content nshya izina ryayo ndarivuze, mwamaze no kubibona, ni Subiza. Ni ahantu turajya tubaza umuntu ibibazo bitandukanye, hanyuma aze kuri Unity Star TV abisubize. Rero mwabajije ibibazo byinshi kabisa, turaza gucunguza uburyo umwete kugira ngo tutabarambira. Ni njyewe rero Subiza ihereyeho. Reka tuze rero dusubize ibibazo byose. Gusa hagati aho nshuhuje abantu muri mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye, mu bihugu by'abaturanyi Tanzania, Kenya, Burundi, Uganda, Congo. Ndabashuhuje cyane. Aba diaspora muri rusange rwose mwumve ko mbakunda cyane, ndetse abantu mwese mwakoze subscribe ndabashimiye cyane. Abakora like, share, comment mwumve ko mbakunda cyane. Twihuse rero, reka duhere ku kibazo cya mbere. Abantu bagiye babaza bino bibazo bari mu duce dutandukanye, ndetse bari no mu bindi bihugu atari no mu Rwanda gusa. Rero mpereye ku kibazo cya mbere. Ni uwuhe muhanzi ukunda cyane mu Rwanda ukora gospel? Ko ari benshi. Ni benshi cyane, ariko nihuse Israel Mbonyi. Ni iyihe korali ukunda mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, DRC, Burundi? Cyakora mu Rwanda, kubera ko ibindi bihugu byo ntabwo rinatangira gukurikirana amakorali cyane yaho, dore ko ayo nakurikiraga cyane bitewe n'ikiganiro nakoraga cya US News nibandaga ku makorali yo mu Rwanda, ubwo n'ahandi nzareba. Ariko ubundi byanaterwa no mu njyana runaka, kubera ko njye nkunda korali bitewe n'injyana bakora. Ugiye nko muri izi njyana mwita ibigande cyangwa se zino njyana ziri modern kuntu zitari country, ni Ambassadors of Christ Choir. Hanyuma tugiye mu njyana zituje za country gutyo ni The Clarion Call Ministry. Noneho ikindi kibazo turebe hano, ariko kuri iki kibazo yari yanavuze ngo n'impamvu nk'umuntu uzi music, nuko nabyita gute, n'abahanga. Ni iyihe njyana ukunda? Ko nkunda injyana nyinshi. Nkunda injyana nyinshi kabisa. Iki kibazo kiragoye. Nkunda injyana nyinshi, kandi hano wambajije injyana imwe, kubera ntabwo wavuze ngo ni izihe njyana ukunda. So rero biraza kungora, kubera ko ariko reka mvuga iyo nkunda cyane ni country. Okay. Mu ndirimbo zose wakoze, ni iyihe wumva inshuro nyinshi? Akira ishimwe cyangwa se njyambura uko mbivuga, iriya yaba Natasha. Inama ugira amakorali n'abaririmbyi bakora ibintu bisa bigatuma ibihangano
biza bimeze nk'iby'umuntu umwe. Inama nabagira, inama ni uko buriya kugira ngo korali itere imbere, ntabwo iyo iri gukora ibintu bisa n'iby'indi korali itera imbere. Njye niko mbyumva. Ishobora kuba yatera imbere wenda nko kuba ari ku ma platforms wenda bakabakurikira cyane, ariko njye ndavuga kuri bo gutera imbere muri muzike, kubera ko nituvuga gutera imbere turabireba mu buryo buri kamaso. Buriya hari ama platforms acuruza umuziki, ushobora gushyiraho indirimbo bakumva igenda kimwe n'iyundi tayari. Rero kugira ngo korali itere imbere, icyo navuga kuri iki kibazo uyu muntu yabajije nuko buri korali cyangwa se kuko ni kuri korali yabajije, cyangwa se n'abaririmbyi muri rusange, nuko umuntu yakora ibye. Impamvu ni iyihe? Nuko ninkora ibisa n'iby'undi, nta tandukaniro uzumva nyine ari bimwe, nta mpinduka, biguma uko bimeze biraho. Okay. Ubwo sinzi niba ngeze aho wifuza, ariko reka nkomeze. Ni gute uhuza imirimo myinshi icyarimwe? Ibanga ni irihe? Ni ukugenda ngena ibihe. Buriya mba mfite schedule y'umunsi, ugasanga wenda kuva mu gitondo kugera saa yine hari ibyo ndaba ndimo, kuva saa yine kugera saa sita hari ibyo ndaba ndimo, gutyo ngenda ngena ibihe ku buryo ngerageza uko nshoboye nkabitwara byose icyarimwe. Ariko ngira ngo murabizi, ntago ubu ngubu wakwizerera mu kazi kamwe. Biragoye. Ese uracyari muri The Guardian Choir ko tutakikubona? Uyu muntu ubu ntabwo aririmbamo. Okay, ntago nkirimo. Ndagushubije. Ngira ngo haciyemo ese imyaka 2 ntigiye kuzura? Niba ntibeshye ni hagati y'umwe cyangwa 2 ndumva ishize. Okay. Ufite imyaka ingahe? Oya, iki kibazo ntago nagisubiza pe, murabizi. Ese ufite umugore or girlfriend? Byose ntabi. Ariko vuba turabikurikirana. Tuzakora inama yo gushaka aho umugeni azaba. Okay, ese wumva kuri wowe watwereka umutambo ashaka umwanzi? Niko. Sorry. Rero ibi bintu bikunda no kugora abantu benshi, ariko njyewe ikintu nabivugaho nuko buriya ibintu by'umugore, gushaka umugore ntago ari ibintu wowe uha igihe ukavuga ngo bizaba byabaye. Ni Imana ibikora y'ubwayo. Rero cyakoze turateganya tukavuga tuti wenda mu myaka iyi ngiyi gutya, ariko ntago bigenze neza nko mu myaka nibuze hagati y'3 n'5 iri imbere. Okay. Reka twikomereze. Ni ibihe bihe bibi byakubayeho utazibagirwa? Ko ari byinshi. Buri muntu wese agira ibihe yanyuzemo bitoroshye, ariko njyewe mu bihe ntazibagirwa ni ibihe nanyuzemo byo kurogwa. Uwari inshuti yanjye kabisa arabisoza. Ngira ngo nibyo bihe nanyuzemo birangora, bingiraho n'ingaruka zikomeye, ariko nshimira Imana ko yabintambukijemo amahoro, ubu nkaba meze neza. Yego. Turebe, uvuga iki ku makorali y'iki gihe? Ni sawa.
ni sawa, nta bintu byinshi rwose nayavugaho, gusa ni sawa. Hari amakorali menshi ari gukora neza cyane. Yeah, good. Ese ko wari umuhanzi warabiretse ko nguheruka hahiye, niba wibuka 2015 kuri Ezapan. So ntago rero ntago kuririmba nabiretse, ni ikibazo cy'umwanya cyabayeho n'amasomo nari mfite, ariko uyu mwaka siko mbyibutse we. Hari ahantu nagiye 2015 performing indirimbo bita Nzamusanganira. Nzamusanganira ugasabaje, ugasabagarutse kutujyana, nzamumenya. Ijwi ryaragiye kweri. Ariko iyo ndirimbo abantu benshi barayizi. Icyo gihe narayiperforminze, abantu barayikunda bakajya bayisubizamo. Ndumva bayisubijemo nk'inshuro 4 muri icyo kigo. Byari ibintu bimeze neza. None icyo gihe kabisa harashyaga koko. Ariko ngiye kubigarukamo, ndetse ndumva nta n'ukwezi kurimo, kubera ko ubu mana yanjye ngiye kuririmba. Ngiye kuririmba indirimbo, muratangira kuzibona rwose mu gihe gito. Ngiye kuririmba, kandi murabizi neza ko iyo ngiye mu kintu mba nkigiyemo, mba ndi serious. Turebe niki wavuga ku babyeyi bakubyaye. Ikibazo cyiza cyane. Ni abantu b'agaciro cyane, kubera ko nibo banzanye ku isi, nibo bamenya situation yose ndimo, nibo buri kimwe kabisa. Ndabashuhuje cyane. Ese urwego ugezeho ubikesha bande? Ko hari benshi, ni benshi. Umuntu wese wagize icyo akora, umuntu wese wamfashije, ariko inyuma hari n'undi wabajije ikibazo, ngira ngo ndaza wenda kubisubiriza rimwe. N'abo bantu kabisa mbashimire. Yego, ariko ni benshi cyane. Reka turebe ni ibiki uri gutegura future. Okay. Harimo kuba ngiye kuririmba biri seriye. Ngiye kuririmba gospel, n'ubundi gospel songs nizo ndajya nkoresha, ariko ngiye ntago nkorera mu njyana imwe, murabizi. Niba haje rumba ndayikubita, niba haje reggae, niba haje zuke tayari, niba ari reggaeton tayari, niba ari country, niba ari amawash, urabizi. Kabisa ndi munyakazi. Ikindi uyu yabajije ngo Unity Star TV muratekereza iki ku makorali yo mu byaro? Niko yabajije. Rero hari ibyo turi gutegura byinshi. Hari ngira ngo mugiye no kubona Pleasant Worship ko twatangiye no kujya mu makorali yo mu byaro, cyangwa se inyuma ya Kigali. Rero hari ibikorwa byinshi turi gutegura, hari n'ibitararangira. Muraza kubona rwose mu minsi iri imbere, ariko naho inyuma ya Kigali tubatekerezaho ndetse cyane. Agace gasoza rero, reka nshimire abantu b'ingenzi bijyanye na cya kibazo wa muntu yari yabajije, aho ugeze ni bande ubikesha? Mbere na mbere mbikesha Imana, kubera ko niyo yantije ubuzima, niyo ikimbeshejeho, niyo yagiye inyuza mu bintu byinshi, niyo yagiye impuza n'abo bantu bandi ngiye kuvuga. Ihabwe icyubahiro. Aba kabiri ni ababyeyi bambyara. Ndabashimira cyane, kubera ko bavuze ikintu kinini kuri njyewe. Ni nabo urumva baba barabigizemo uruhare kugira ngo nze ku isi ndebe uko bimeze. So rero ntago biba byoroshye, niyo mpamvu abo bantu ndabashimira. Noneho muri kariyeri yanjye hari abantu benshi bamfashije pe. Hari nk'umugabo, ni famiye. Hari famiye, ndabyibuka igihe nari ndi kwiga online, ndi gukurikirana production. Ndabyibuka harimo
ni famiye yaje kabisa impa studio. Ibaze icyo kintu, yaraje baraje baranganiriza se bimeze bite, ndababwira yego, bampa studio yabo. Ndetse urumva narigaga nkoreramo nyine, nta n'ibyo kuvuga ngo wenda yinjira uzajya uyaduha cyangwa iki. Ibaze ko bampaye studio yabo imyaka ngira ngo irenga 2, n'ubu turacyari kumwe, usibye ko wenda ubu ntago nkijyayo bitewe n'impamvu z'akazi kenshi cyangwa se n'izindi mpamvu zajemo, ariko binturutseho bitewe no guha studio yanjye imbaraga Cheila Empire, bituma aho ngaho ntakihaboneka cyane, ariko n'abantu b'agaciro cyane. Rero ni famiye Louange, ntago nabura rwose kubavuga, muri abantu b'agaciro cyane. Reka tujye dushimira abantu bakiriho, tujye dushimira abantu bakiriho, tukibabona, nubwo nta birenze tuba tubahaye, ariko reka tubivuge ko bakoze ikintu gikomeye cyane kuri twebwe. Aho tugeze nibo tubikesha, ariko n'ibindi no gushima no mu bundi buryo nabyo biracyakomeje, ntugire ikibazo. Abandi bantu nshima harimo Aimable, ni wari ufite ni Iwacu Records, ni studio iyo nayo kabisa iri mu ma studio yamfashije kugira ngo ngere aho ngeze ubu. Hanyuma hari undi muntu w'ingenzi, oh my god, Paparika Jerome kabisa, ndamushimiye cyane. Aho bari famiye yose ndabashuhuje, mama Rika n'abavandimwe be mwese ndabashuhuje aho muri rwose, mwumve ko mbakunda cyane ndetse mbafite ku mutima. Paparika rwose wumve ko ngushimiye cyane. Abandi bantu nshimira, hari ababyeyi bampa inama zitandukanye, yaba abamama yaba abapapa, muri ab'agaciro cyane, mwumve ko mbakunda cyane. Imana yampaye abantu b'umumaro, ndayishima cyane. Rero abankurikira kuri status, kuri WhatsApp, abankurikira ku mbuga zose zitandukanye, n'abakurikira Unity Star TV, mwese Uwiteka abaho umugisha, mwumve ko mbakunda cyane. Rero dusoza kano gace, reka nshimira abantu mwese twabanye, abari mu mujyi wa Kigali, mu ntara zitandukanye, mu bihugu by'abaturanyi, aba diaspora muri rusange, mwumve ko mbakunda cyane, ndetse tuzongere duhure mu kandi gace n'ubundi kasubiza, turi kumwe n'undi mutumirwa nawe aze abasubiza ibibazo bitandukanye. Mwakoze cyane rero kubana natwe kugira ngo tudatwara igihe, ndetse mukomeze izindi gahunda zanyu neza. Reka dusoreze hano, duhinire hano, Uwiteka akomeze kubana nawe.